urebye aha muri Kongo y'Iburasirazuba nibyo tumaze kunyuramo mu myaka ibaye ingahe mbese ubu ni 4 ni 5 urebye ibyo tumaze gusiga inyuma yacu kandi bifite ibimenyetso bitanga ubuhamya. Erega hano muri Eastern Congo hariya Goma n'ahandi twateraniwe ho n'isi yose. Isi yose yateraniye ku Rwanda. FDLR na biriya bishamikiyeho byose bavuze Wazalendo biki Abarundi FARDC South Africa n'abandi nahitamo kwihorera sinigwa mbavuga. Benshi ariko isi yose n'ibintu basanze hariya bahanganye nabyo byinshi cyane bikomeye ubona ko byari byo kurwana n'igihugu kugihungabanya gihindura ko bagishaka usibye ko banabivugaga noneho umuntu ubundi iyo bivuga udafite ibyo bimenyetso wakwibwira ko ari ugutera ubwoba gusa ko ari ugukanga abantu ko ari kugira ngo wenda bibahe imbaraga zindi zo kumva ko ibyo bifuza bagiye kubigeraho. Bazana hari na mercenaries marabazi benshi banyuze ahangaha guha abanzi inzira ngo ntibanyureho bakuvire mu ntambara itari iyabo n'ubundi nabyo umuntu yabishimira izi ngabo zacu zibikora n'abandi. U Rwanda rwo nanone muri ariya mateka duhora turi ku rugamba rwo kubaho ubwabyo tuzaduhora ari intambara turwana. Nubwo rero twaba dufite abo batwifuriza nabi batuzengurutse hirya no hino ijambo ni rimwe, we should always be a step ahead of them. Tuzaduhora tubari imbere, ntabwo uburenganzira bwacu n'ubushake bwacu, ariko twamaze no mateka yatwigishije ko twifitemo n'igishobora kuturengera igihe ari ngombwa. Nibyo tuzajya dukora rero.